Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Yesu nabane namwe aho muherereye hose. Mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyo kuwa mbere. Dutangiye icyumweru gishyashya. Ndashimira Imana yabanye natwe. Ndizera yuko wowe unkurikira uri amahoro, atari byo kandi nkwifurije amahoro ya Kristo kugira ngo atahe mu mutima wawe. Nkwifurije umugisha wose uva ku Mana. Nkwifurije gutangira iki cyumweru wuzuye izindi mbaraga. Rero reka dutangirane aya magambo meza tubona mu gitabo cya Yesaya, n'amagambo atwibutsa yuko Imana iduhetse, Imana itajya itwibagirwa. Reka dusome Yesaya 49 umurongo wa 14. Handitse ngo, ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa. Aleluya. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Imana ishimwe. Iri jambo riraje kuduhumuriza. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ntabwo nzi ikibazo waba ufite, ariko twese nk'abana b'abantu tujya tugira ibidukomerera, tujya tugira ibihe byo kwiheba. Umuntu akaba yavuga ati, se amasengesho yanjye Imana irayumva? Mbese nzatabarwa ryari? Ushobora kuba mu kigeragezo igihe kinini, imyaka myinshi, ukagera aho wibaza uti, se koko Mana uracyanyibuka, uracyantekereza, uracyumva amasengesho yanjye? Ndetse n'abandi bagatangira kwibazaho bakavuga, turiya muntu ni kuki adasubizwa igihe cyose yatakiye twadatabarwa? Rero ndagira ngo mbabwire ngo uko byaba bimeze kose, yewe iri jambo nararyumvise, nkiryumva naravuze ntariko rwose Bibiliya nayo hari aho ibaza ibibazo bishekeje. Mbese ni icyo kintu ntigishoboka. Naribwiraga nti ntabwo ari ibintu byabaho ko umubyeyi yibagirwa umwana yonsa. Havuga nti naho yamwibagirwa, hari igihe isaha igera umwana yaba ageze igihe cyo konka, amashereka akikora aho wicaye ukamutekereza. Bivuga ngo byanze bikunze hari ukuntu Imana yaturemye ku buryo umubyeyi atagombye kwibagirwa umwana yonsa. Bene data, ariko iri jambo ryarasohoye. Ni ikintu kibabaje cyane. Iyi nkuru bamwe mwarayumvise, abatuye hano muri Belgique, ntabwo ari kure y'aha ngaha dutuye. Byarabaye yuko umubyeyi asiga umwana mu modoka, umwana w'uruhinja w'amezi 5, aragenda ajya mu kazi, yibagirwa kumujyana muri creche aho yari amujyanye. Umubyeyi ntabwo nzi ibyari bimurangaje, ibyari bimuteye impungenge mu mutwe we, ntabwo nzi ikintu cyaba, ariko
shitani ni umwanzi, shitani ni umugome. Ko biri kose uyu mubyeyi yibagiwe umwana mu modoka, aragenda ajya mu kazi, arakora akazi ke, atashye ku mugoroba afunguye umuryango w'imodoka asanga umwana yapfuye kuko hari ubushyuhe bwinshi. Umwana w'amezi 5. ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwarasohoye. Ibyo ni ibyo twamenye, birashoboka ko n'ahandi byabaye, ariko iri jambo riraje riratubwiye ngo njyewe sinzakwibagirwa. Imana Data wa twese wo mu ijuru ni umubyeyi udashobora kukwibagirwa. Ibyo waba waracamo byose, birashoboka ko nawe waba uri muri situation ituma wibaza uti ese Mana yaranyibagiwe? Oya, muri iki gitondo iraje irakubwiye ngo humura, humura, ntabwo nakwibagiwe, ngo dore nguciye mu biganza byanjye nkuca imanzi. Abisirayeli bari mu kigeragezo cyo kuba bari mu buhungiro, bari mu bihe bikomeye, bagera aho biheba baravuga ati Uwiteka yaratwibagiwe. Ariko arongera aza kubahumuriza anyuze kuri Yesaya, arababwira ati muhumure, ntabwo nabibagiwe. Natwe uyu munsi muri iki gitondo Imana itangiranye natwe itubwira ngo ntabwo yatwibagirwa, ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza byayo. Wow, nta cyiza nko kumva yuko mu biganza by'Imana twanditsemo. Imana ishimwe. Nanone Yesaya 46:3 agakomeza avuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Nijye waremye, nijye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Aleluya. Imana yacu iraduhetse bene data. Ni ukuri Imana iratuzi kuva turi insoro mu nda za ba mama. Iravuga ngo yaraduteruye tukivuka. Iravuga ngo kandi izaturinda, nk'imvi zirazarinda ziba iruyenzi ikiduheka. Rero reka twizere iyi Mana. Imana ivuga yuko ituzi kuva turikiri batoya, tukiri insoro mu nda za ba mama. Imana iratwitwararika. Imana ni ukuri ishoboye byose. Imana yiteguye kutugirira neza. Reka tuyihange amaso, reka tuyizere, reka dukiranuke mu gatoya no mu kanini, nayo izakora umurimo wayo wo kutwitaho no kudutabara. Rero nagiraga ngo dutangire iki cyumweru dufite uko kwizera, kwizeye Imana yacu yuko uko byagenda kose iri kumwe natwe, idufasha akaboko muri iyi nzira twatangiye. Imana ibaha umugisha mwese abumvishira ijambo mukumva mwongereye kwizera, ibyiringiro byanyu bikongera bikazamuka. Nicyo mbifuriza. Imana ishimwe. Muzi neza rero yuko umunsi wo kuwa mbere nkunze kongera kubashimira mwebwe mwese abamfasha kuyu murimo, abavuga butumwa bitanga kugira ngo babagezeho ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha kubwo kwitanga kwabo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nubwo mubona ari ijambo rigufi ry'iminota 10, ariko biba byasabye ukwitegura gusumba iyo minota mikeya mubumva. Ni ukuri Imana ibaha umugisha kubwo uyu murimo. Twese ikomeze itugirire neza kandi itubashishe. Ndashimira kandi mwebwe mwese abadusengera. Nagiye mbona ibimenyetso byinshi byerekeranye n'uko uyu murimo musengera. Hari ababimbwira, hari abanyereka mu buryo bunyuranye yuko bashyigikiye iri vugabutumwa Imana yanyujije muri njyewe binyuze muri Saveur Divine, ikagura iyi ministère ya Saveur Divine
bikava mu rurimi rw'igifaransa bikajya no mu zindi ndimi, kandi nzi yuko Imana izakomeza kudukoresha iby'ubutwari, tukava no ku rwego rw'ivugabutumwa tugakora n'ibindi bikorwa biherekeza ijambo ry'Imana, ibikorwa by'urukundo byose bigashyigikira iri vugabutumwa, kuko nzi neza yuko Imana yacu yiteguye kutwagura. Yego, ntabwo ari ahangaha gusa, hari n'ahandi izatugeza, ibyo ndabizi kandi ni ukuri muzabibona. Imana ishimwe. Hanyuma rero ntabwo narangiza ntababwiye ijambo tuzaganiraho muri iki cyumweru, ijambo nzabigishaho mu rurimi rw'igifaransa na bene data bakabigisha mu zindi ndimi, ni ukuvuga mu Kirundi, Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza n'Igiswahili. Tuzagendera ku ijambo ryo mu Befeso 4 umurongo wa 20 kugeza ku wa 24, haranditse ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Muri make tuzavuga ibyerekeranye no guhinduka tukaba bashya. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba ari icyaremwe gishya. Kugira ngo rero umwuka wera akorere muri twebwe, bisaba yuko dukomeza kugenda duhinduka, turwanira kuba bashya, turwanira kugira ngo turwane n'ibyaha, duhinduke, twiyambure umuntu wacu wa kera, dukomeze twambaye umuntu mushya, wa wundi wo muri Yesu Kristo. Yesu nabaho umugisha. Nagira ngo mbifurize icyumweru cyiza, une très bonne semaine, soyez bénis. Amen, amen.